Kristo Yesu ashimwe ubwoko bw'Imana, twongeye gushimira Imana iduhaye uyu mwanya mwiza wo kugira ngo kandi nanone tuganire ku ijambo ryayo, kuri rya jambo twaganiriyeho n'ubundi bushize turimo turaganiraho muri iyi minsi, rifite insanganyamatsiko ivuga ku mbuto z'umwuka wera. Reka kandi nanone uyu mwanya mbere y'uko tureba by'umwihariko imbuto ibanziriza izindi ariyo mbuto y'urukundo, tugiye kwibandaho kuganiraho kuri uyu munsi wa none, tubanze dusenge Imana. Uwiteka uhoraho kandi ushobora byose, Imana y'agakiza kacu, ibyiringiro byacu biduhesha umugisha, turagushimira cyane kubw'umwanya mwiza wongeye kuduha wo kuganira ku ijambo ryawe. Icyubahiro n'ikibi cyawe kubw'uko wongeye kudutekerezaho nk'intore zawe. Imbabazi zawe rero nizigaragare muri twebwe, maze utwemerere tubashe gutega amatwi iri jambo ryawe uduhaye muri uyu mugoroba. Wemere ni ukuri Data uvugane na buri umwe wese, ntagire uwagira icyo abura cyangwa se icyo yakena ari imbere yawe. Ukomeze uvugane na buri umwe wese ni ukuri Data, imbaraga z'umwuka wera zimuyobore, zimuganze, kandi utwemerere turusheho guca bugufi kugira ngo tubashe kumva icyo umwuka wawe wera tubwira muri iri jambo duteguriye. Icyubahiro n'ikibi cyawe, twongeye kwakira ubwami bwawe Data, kandi utwemerere umwuka wawe wera abe ari gukomeza kutuyobora muri byose kugira ngo twumve icyo dushaka aho waduteguriye. Izina ryawe nirishyirwe hejuru none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Dushimiye Imana iduhaye uyu mwanya mwiza, dukomeje kunezerwa no gukomeza kuvuga ibyiza yaduteguriye nk'abana bayo. Mbere yo gukomeza ijambo ryacu, reka twongere twibukiranye bike mu byo twaganiriye mu nyigisho iheruka, aho twarebaga ku gisobanuro cy'imbuto z'umwuka wera, aho twasanze ko imbuto z'umwuka wera iyo bazivuze mbere na mbere umuntu yumva yuko ni imbuto yera kuko afite umwuka wera, utamufite ntabwo yabasha kwera izo mbuto. Iyo umuntu afatanyije amagambo abiri, imbuto n'umwuka wera, usanga ari cyo cya mbere na mbere umuntu yumvamo. Noneho iyo tuvuze imbuto gusa, twabonye yuko zo ziba zifitemo ubuzima butuma zirema ubundi buzima bushyashya. Imbuto iraterwa, yamara guterwa ikazongera ikamera, yamera umusaruro utanga umusaruro w'ibintu byinshi biruta ya mbuto yo yari imwe. Imbuto rero zibereyeho yuko zirushaho kugenda ziba nyinshi. Ibyo uko twabirebaga mu nyigisho ya mbere twabitandukanyaga n'imirimo, aho twabonye ko imirimo yo iyo umuntu arimo arayikora imusaba imbaraga, imusaba gukoresha umuhate n'umwete mwinshi, ariko bikaza kumuzaniramo kunanirwa, bikaza kumuzaniramo kumva hari ahantu yavunitse, akagira amavunane, akagira umunaniro, bigasoza n'ubundi ageze ahananirwa ntagire ikindi kintu arenza. Ariko imbuto zo urayitera uyu munsi ikera nyinshi, nazo zakongera zikera, zigakomeza zikera, zigakomeza zikera, zo ntizigira iherezo, ariko imirimo yo igira iherezo. Reka rero nk'uko twabibonye mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 22, twongere dusubire kuri izi mbuto nk'uko Pawulo yazitwandikiye, nizo dushaka kwibandaho. Imbuto zo dusanga mu ijambo ry'Imana ni nyinshi, ariko reka twongere dusubire kuri izi mbuto Pawulo ubwo yandikiraga itorero ry'i Galatiya yavugagaho, zigaragaza ko iyo umuntu azireba ni izigaragaza imiterere Imana ishaka ko kubona mu bantu, mu buzima bw'abantu. Imbuto iyo umuntu azireba, izo tubona mu Bagalatiya, niyo miterere Imana ishaka ko abantu bagira, n'ubwo buzima Imana ishaka ko babamo, nicyo ishaka ko bagaragara muri iyo mimerere mu buzima bwabo, nk'uko imbuto 9 tuhasanga zihagaragara. Iyo rero umuntu azirebye bimutera kumva hari icyo akeneye kuba yakora mu buzima bwe. Twifashishe rero izi mbuto dusangamo, dusome muri uyu murongo wa 22 aho Pawulo yazivugaga. Yaravuze ngo imbuto z'umwuka wera ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda.
ibimeze bityo nta mategeko abihana. Abagalatiya ibice 5 umurongo wa 22 no 23, ni izi mbuto tuhasanga imbuto 9: urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, ingeso nziza, gukiranuka, kugwa neza, kwirinda, zikaba ari izo. Iyo umuntu rero yongeye kwitegereza cyane izi mbuto uko tuzibona ko ari 9, mbere na mbere iyo umuntu atangiye kuzitekerezaho abona ko zigabanyije mu byiciro bitatu. Icyiciro cya mbere umuntu asanga muri izi mbuto ko ari 9, bigaragara yuko imbuto eshatu za mbere zibanza: urukundo, ibyishimo, amahoro. Izi mbuto eshatu za mbere zibanza dusanga zishingiye cyane ku Mana, zigaragaza ko nta handi umuntu yazikura cyangwa se nta bundi bushobozi umuntu yabona bwo kugira ngo abashe kuzishyira mu bikorwa uretse kuba zikomotse ku Mana. Urukundo, ibyishimo, amahoro. Izi ni imbuto zigaragara ko cyane cyane umuntu uzifite aba arimo arazikomora ku Mana, atazikuraho we ku giti cye. Icya kabiri, imbuto z'icyiciro cya kabiri nizo dusanga zigaragara mu bantu rusange, zitari ku muntu ku giti cye, mu bantu rusange, ibikorwa umuntu akora bikagaragara mu bantu rusange. Izi mbuto ni ukwihangana, kugira neza n'ingeso nziza. Ni imbuto zigaragara ko ibyo ukora ntabwo wabyikoreraho ngo bikugarukireho wenyine, bigira ikindi kintu bigeza ku bandi bantu. Ni imbuto rero zishingiye cyane ku bantu rusange. Imbuto z'icyiciro cya gatatu tubona mu cyiciro cya gatatu, ni imbuto ziri ku muntu noneho we ku giti cye, umuntu wenyine ku giti cye. Izi ni ugukiranuka, ni ukugwa neza no kwirinda. Ibi byiciro ko ari bitatu Pawulo arimo arandikira Abagalatiya, yashatse kubagaragariza yuko mbere na mbere hagomba kubanza Imana, ubundi hakabaho umuntu na bagenzi be, noneho icya gatatu hakabaho umuntu we wenyine ku giti cye. Izi mbuto irimo urazera rero, bigaragaza ko mbere na mbere ugomba kubanza gushaka Imana, ntago wazera wowe ubwawe ku giti cyawe. Reka rero uyu munsi wa none twibande kuri iyi mbuto ivuga urukundo. Ijambo urukundo ni ijambo abantu benshi tuzi, tumenyereye, tuvuga kenshi, yaba ari mu buzima busanzwe bw'abantu, yaba ari mu nzu y'Imana, abigisha ijambo ry'Imana. Ni ijambo ryumvikana, rikoreshwa kenshi cyane mu buzima bw'abantu, yaba bazi Imana, yaba batazi Imana. Ijambo urukundo buri wese ararivuga mu buzima bw'abantu, ubwo icyiciro icyo ari cyo cyose umuntu yaba ari, aho yaba aherereye, imyizerere ye yose yaba afite, ijambo urukundo urisangamo. Iri jambo urukundo rero reka tubanze tube ariryo tuza kwibandaho kugira ngo dusobanukirwe neza iyi mbuto y'urukundo Imana isaba mbere na mbere yuko ariyo tukwiriye kubanza kugira. Ijambo urukundo nk'uko Pawulo yarwanditse hano kuri iyi mbuto, dusanga ari ijambo akenshi na kenshi tuvuga twita agape. Uru rukundo Pawulo yavugaga ni ijambo agape. Kenshi na kenshi iyo umuntu ashaka kuza kurusobanukirwa, turaza wenda kujya mu magambo arambuye tuze kurwumva. Iri jambo urukundo agape bisobanura ubundi urukundo rw'Imana. Urukundo iyo umuntu agiye kurureba utitaye kuri uru nguru Pawulo yavuze hano mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 22, usanga hari n'izindi nkundo zitandukanye narwo ushobora kugenda ubona, ari nazo za zindi kenshi na kenshi tubona mu buzima bw'abantu. Urukundo rero usanga rurimo ibyiciro 4, cyangwa se umuntu yavuga ngo ni ubwoko 4, cyangwa se ibice 4 bigaragaramo urukundo, cyangwa se urukundo rwigaragazamo. Iyo umuntu avuze urukundo rero biragoye kumenya mu by'ukuri umuntu arimo aravuga uruhe. Niyo mpamvu dushaka uyu munsi wa none tuza gusobanukirwa Pawulo arimo aravuga ko dukwiriye kwera imbuto y'urukundo. Ni iki yarasobanuye, ni iki yashakaga ko umuntu uwo wese yahita yumva. Aya magambo ane rero cyangwa se ibi byiciro 4 by'urukundo, reka tubanze tubinyuremo kugira ngo tuze kuza kureba neza, twitegereze neza Pawulo avuga urukundo yashakaga ko tuzaza turufata gute. Imbuto y'urukundo tugomba kwera ikaba ari iyihe, bitandukanye n'icyo iyo tuvuze urukundo umuntu ashobora guhita yumva ibyo bice ko ari 4 akaza kuvuga ati si ubundi mu by'ukuri kuvuza urukundo ndaza gufata urende kuruhi. Irya mbere rero twarivuze ni agape, bivuga urukundo rw'Imana. Urwa kabiri ni urukundo rwitwa eros, cyangwa se erotic love, cyangwa se sensual love, cyangwa se sexual love, cyangwa se romantic love. Eros ni ijambo ry'Ikigiriki rivuga
uru rukundo rugaragarira mu myumvire, nabyita ni mu buryo umuntu aremye, rwumvikana cyane cyane mu mubiri w'umuntu, senses z'umuntu uko zikoramo. Ariko kenshi na kenshi abandi bajya bavuga ngo ni urukundo ruri erotic. Ibi ngibi bikaba bigenda biganisha ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina cyangwa se romantic, n'ubundi narwo ni aho ngaho biba bigenda biganisha, ni ibijyana n'ibyo umubiri w'umuntu ukoramo, senses z'umubiri w'umuntu uburyo zikoramo, that is eros. Noneho urukundo rwa gatatu ni urwitwa philia. Philia ni urukundo rwa kivandimwe. Abantu bashobora gukunda ni abana b'Imana, bakundana bate? Bavukanye. Urukundo nanone umuntu ashobora kugirira inshuti ze, ba bantu mufitanye umubano runaka, rwa rukundo wumva ubafitiye, urwo ni rwo rwitwa philia, rutandukanye na eros, rutandukanye na agape. Urundi rukundo rwa kane cyangwa se icyiciro cya kane cy'urukundo ni urwitwa sterego. Sterego cyangwa strago rugaragara mu muryango. Noneho urukundo umubyeyi agirira umwana, cyangwa se urukundo cyane cyane ni urw'umubyeyi agirira umwana, ariko n'urukundo abana bakunda ababyeyi, uru nirwo twita sterego. Izi nkundo karenye, iyo umuntu avuze urukundo cyangwa se iyo turimo turasoma mu ijambo ry'Imana, Pawulo yandikira Abakorino yavuga ati mukwiriye kwera imbuto z'umwuka wera, ati imbuto ya mbere ni urukundo, urwo yavugaga ni agape. Ibi rero iyo umuntu ashaka kuza gusobanukirwa neza urukundo rwa agape, bimusaba kuza gusubira nanone mu magambo Pawulo yanditse ubwo yandikiraga itorero ry'i Korinto, urwandiko rwa mbere yabandikiye, ibice 13 uhereye ku murongo wa 4 ukageza ku murongo wa 8, yari arimo arasobanura imiterere y'uru rukundo rw'Imana, uburyo umuntu yakagombye kuba afatamo uru rukundo rw'Imana, imbuto yakagombye kuba yera, yakagombye kuba iteye gute. Iyo umuntu rero arimo arareba hano muri uru rwandiko Pawulo yandikiye Abakorino, n'urwandiko rwa mbere ibice 13 ku murongo wa 4, arimo arasobanura urukundo rw'Imana uko ruteye. Yaravuze ngo urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, uru rukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rushimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Urukundo ntabwo ruzashira. Guhanura kuzarangizwa, no kuvuga izindi ndimi kuzagira iherezo, ubwenge nabwo buzakurwaho. Aha ni kugeza ku murongo wa 8. Yasoje avuga ngo uru rukundo ntiruzashira, n'urukundo rw'Imana. Guhanura bizavaho, bizashira, kuvuga izindi ndimi bizavaho, bizashira, bizagira iherezo, ariko uru rukundo rw'Imana rwo ntiruzashira. N'izi nkundo zindi twabonye, yaba eros, yaba philia, yaba sterego, zose zifite iherezo, zigira aho zirangirira, ariko agape ari rwo rukundo rw'Imana, ari rwo Imana ivuga ngo dukwiriye kwera imbuto z'umwuka wera. Imbuto ya mbere ikaba ari urukundo, ni rwa rukundo rwayishaka yuko rutazashira. Imbuto za zindi umuntu azera, yaba akiri hano mu isi, wagera no mu ijuru urwo rukundo ukazaruhorana. Uru ni urukundo Imana yakunze isi, igakunda umuntu ari mu isi, ikavuga ati uyu muntu ngomba kujya kumwitangira. Yesu arimo arabivuga, ijambo ry'Imana ririmo ritubwira, ryatubwiye ngo muri Yohana ibice 3:16 ngo Imana yakunze abari mu isi cyane, itanga umwana w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Noneho nyuma y'ibyo ngibyo, natwe Imana irimo iradusaba gukunda, irongera ikabitugarurira mu rwandiko rwa mbere Yohana yanditse, ibice 3 nanone umurongo wa 16, arongera akabisoma akavuga ati mbere na mbere Imana yaradukunze, noneho itanga umwana wayo kugira ngo tubone ubugingo. Ati noneho namwe ndabasaba ko namwe mutanga ubugingo bwanyu kubw'abandi bantu. Aho ngaho ni mu rwandiko rwa mbere Yohana yanditse ibice 3 umurongo wa 16. Imana yaradukunze, iza mu isi, itanga ubugingo kugira ngo tubone ubugingo. Yesu aratambwa kugira tubone ubugingo. Noneho natwe Imana irimo iradusaba ko dutanga ubugingo bwacu ngo kubw'abandi. Ni ugutanga ubugingo bwacu kubw'abandi bantu. Bivuze ngo buri wese nawe kugira ngo ayere ino mbuto y'urukundo, nuko agomba kumva yuko agomba gukora nk'uko Imana ikora. Uko Imana yakunze abantu ikabitangira, nawe ukunda abantu ugeze ku rwego rwo kubitangira. Nuko rero uru rukundo ruteye rw'Imana ari rwo
mbuto ya mbere Imana isaba abantu kuba ariyo bakera. Iyo rero turimo turavuga uru rukundo rw'Imana, hano Pawulo yasobanuraga arimo aravuga ati niyo mbuto ya mbere mukwiye kwera, noneho bihita birenga aho ngaho tugasanga iyi mbuto Pawulo yasobanuraga niyo mbuto ihagarariye izindi mbuto zose, niyo mbuto izindi zose nanone zigaruka zigashingiraho. Twari twabonye ibice bitatu izi mbuto dusanga mu Bagalatiya, ibice 5 umurongo wa 20 no 23 zigaragaramo. Icya mbere dusanga zishingiye ku Mana, iza kabiri zishingiye ku bantu rusange, igice cya gatatu dusanga eshatu za nyuma zo zishingiye ku muntu ku giti cye. Ariko imbuto 8 za nyuma ukuyemo iya mbere y'urukundo, 8 za nyuma ntago umuntu ashobora kubasha kuzera adafite urukundo, adafite imbuto ya mbere ari nayo Pawulo yahereyeho. Niyo mpamvu kugira ngo umuntu abashe kwera imbuto z'umwuka wera, abashe kugira nk'uko ejo twabibonye cyangwa mu nyigisho yashize twabibonye, abashe kugira kamere y'Imana ariyo turebera muri izi mbuto zose, n'izindi zitari izi ngizi kuko ntabwo arizo zonyine ziriho z'umwuka wera, abanza mbere ya byose kugira urukundo, kuko nta kindi kintu imbuto zibereyeho, nta kindi kintu Imana ishaka yuko abantu bagaragaza mu buzima bwabo mbere ya byose uretse urukundo. Iyo umuntu arimo arasoma mu butumwa bwiza Yohana yanditse ibice 15 umurongo wa 16 atwereka yuko Yesu niwe arimo aravuga ati simwe mwantoranyije, ni njye wabatoranyije mbashyiraho kugira ngo mwere imbuto kandi imbuto zanyu zihoreho. Noneho umurongo wa 17 wasoza avuga ati nta kindi ibyo byabereyeho ni ukugira ngo mugaragaze ko mufite urukundo. Niyo mpamvu ino mbuto y'urukundo ariyo mbuto ihagarariye izindi zose. Yesu aratubwira ati nabashyiraho kugira ngo mwere imbuto zanyu zihoreho. Imbuto yavugaga ni izi ngizi zindi zitandukanye n'urukundo, ariko akavuga ati ibyo byabereyeho kugira ngo mugaragaze ko mufite urukundo. Nta kindi kimenyetso kigaragaza ko umuntu yari imbuto z'umwuka wera uretse urukundo. Niyo mpamvu iyi mbuto y'urukundo ari nayo ya mbere ibanziriza izindi. Umuntu uwo wese akwiriye gutekereza kumva ko mbere yo kumva hari izindi mbuto yakera, iya mbere kugira ngo azere izindi zose, cyangwa se iyibanze kugira ngo azabashe kwera izindi zose, cyangwa se ikenewe kurusha izindi zose izamushoboza kwera izindi zose ni imbuto y'urukundo. Udafite urukundo ntabwo azabasha kugira ibyishimo muri we, udafite urukundo ntiyagira amahoro muri we, udafite urukundo ntiyabasha kwihangana, udafite urukundo ntiyabasha kugira neza, udafite urukundo nta n'ingeso nziza yabasha kugaragaza mu buzima bwe, udafite urukundo ntiyabasha gukiranuka kuko yaba yumva ntacyo bimumariye, udafite urukundo ntiyagwa neza kuko ibyo yakagombye gukora ngo agwe neza yaba yumva ntacyo bimaze, udafite urukundo ntabwo yakirinda kuko yavuga ati subundi ndirindira iki, biraza kumarira iki mu buzima bwanjye. Kugira ngo ubashe ibi byose kubigeraho, yaba ibyishimo, yaba amahoro, yaba kwihangana, yaba kugira neza, yaba ingeso nziza, yaba gukiranuka, kugwa neza cyangwa se kwirinda, byose umuntu abishobozwa nuko afite urukundo. Iyi mbuto y'urukundo rero niyo mbuto ihagarariye izindi zose, kugeza naho umuntu yumva ko utayifite mu buzima bwe ntacyo ubuzima bwe bwaba bumariye, nta n'icyo bwaba buzamufasha kugira ngo azabashe kugira ya kamere y'Imana, ya kamere nshyashya umuntu ahabwa iyo yakiriye umwami Yesu Kristo. Noneho umwuka wera yaza muri we akamuha iyo kamere nshyashya ikamushoboza kujya kwera imbuto z'umwuka wera. Iya mbere rero izagaragara mu muntu wahindutse, izagaragara muri wa muntu ufite kamere nshyashya ariyo kamere y'Imana, ni imbuto y'urukundo. Niyo mpamvu urukundo ariyo mbuto ihagarariye izindi zose mu mbuto z'umwuka wera. Iyi mbuto y'urukundo rero ni urukundo rw'Imana nk'uko twabibonye agapeo. Umuntu nta handi hantu yayikura, ni ku Mana honyine. Iyo umuntu arebye mu Baroma ibice 5 umurongo wa 5, Abaroma ibice 5 umurongo wa 5 ho haratwereka neza yuko ni impano ituruka ku Mana, ntabwo ari y'umuntu yakihingamo ngo yumve ngo arayifite birashoboka ko yayigira. Abaroma ibice 5 umurongo wa 5 baravuga ngo bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'umwuka wera twahawe. Aha birumvikana ibyiringiro byo kwiringira umwami wacu Yesu Kristo ntabwo bidushobora kudukoza isoni
kuko urukundo rw'Imana rwaje mu mitima yacu ubwo twakiraga umwami Yesu Kristo. Umwuka w'Imana yaje muri twebwe azanamo rwa rukundo rw'Imana, none twabashije kubona iyi mpano yo gutuma twumva mu buzima bwacu nta cyadutera isoni icyo ari cyo cyose. Iyi rero urukundo rw'Imana cyangwa se iyi mbuto y'umwuka wera ya mbere ibanziriza izindi ariyo y'urukundo, nta handi hantu umuntu uwo ari we wese yayikura uretse ku Mana, uretse kuyibona ari impano Imana iguhaye. Iyi mbuto rero nubwo umuntu ayikura ku Mana, ayihabwa n'Imana, umwuka wera iyo yinjiye muri wowe uyihabwa, ntabwo bivuze ngo nawe wamaze kuyibona uragenda wiyicarire, wamaze kuyibona iraza kugushoboza kwera izindi. Imbuto uko byagenda kose iyo umusaba ko umuntu ayihingira, nimba ukeneye ko izakubyara umusaruro, ntabwo wafata imbuto ngo uyitere mu butaka ngo utegereze ko izera ikera neza nk'uko ikera imbuto nyinshi, ikera nk'uko wumvaga ukeneye umusaruro mwinshi uhagije. Bisaba ko uyikurikirana. Imbuto rero n'ubundi turazihabwa, ni impano duhabwa n'Imana, ariko ntabwo twicecekera natwe, ahubwo turazikurikirana tukazikoresha kugira ngo zirusheho kwera imbuto zindi nyinshi. Nimba ari urukundo mfite rw'Imana yampaye ubwo nakiraga agakiza, ubwo nakiraga umwami Yesu Kristo mu bugingo bwanjye, biransaba yuko urwo rukundo mfite mbasha kurukoresha mu buzima bwanjye kugira ngo n'abandi babone yuko koko ndufite. Rwa rukundo rw'Imana yakunze abantu ikabitangira, nanjye njye mbitangira mu buzima bwanjye. Rwa rukundo rw'Imana yadukunze igatanga byose yari ifite kugira ngo ituronke tutajya mu rupfu. Nanjye abandi ni uko bitangira icyari kibagoye, cyari kibananije nkakibatabaramo. Uwari urwaye nkamutabara kwa muganga nkamufasha, ukeneye gusengerwa ukamusengera, ukeneye ko umufasha mu buzima bwe, nimba hari akeneye ubufasha ubwo bufasha ukabumuha. Urwo rukundo nawe akarubona, bituma nawe yumva yuko nawe agomba kuzarugira, akarushakisha, akavuga ati ni igitero uriya muntu gukora bira, nanjye ngomba kugishaka kugira ngo nyikore. Uko ni kukwera za mbuto zikagenda zera zikaba nyinshi. Iyo rero turebye mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, niho tubona yuko izi mbuto ntabwo tuzihererwa kugira ngo tuzibike, ahubwo urwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya mbere ku murongo w'9 niho dusanga duhamagarirwa ko izi mbuto duhabwa atari izo kujya kubika, atari izo kwicaza, ahubwo dukwiriye kuzikoresha kugira ngo ziyongere zibe nyinshi. Uyu murongo wo mu rwandiko Pawulo yandikiye Abafilipi igice cya mbere umurongo wa 9 aravuga ngo kandi iki nicyo mbasabira, ni ukugira ngo urukundo rwanyu rurusheho kugwiza ubwenge no kumenya kose. Pawulo yari arimo arasabira Abafilipi ati ndabasabira ko urukundo rwanyu, iyi mbuto y'urukundo yanyu mufite, irushaho kugwiza ubwenge no kumenya kose. Ni ukuvuga ngo ntiyashaka yuko bagira urukundo ngo bigaragare birangirira aho ngaho, bituriza aho ngaho, ahubwo arashaka yuko bazagwiza ubwenge kandi bakazabasha kumenya n'ibindi birenzeho kugira ngo urukundo rwabo rubashe gukura, rubashe kwiyongera, babashe kumenya uko barukoresha. Atari ukuvuga ngo twakiriye umwami gusa, urukundo rw'Imana umwuka wera yaje muri twebwe, ubundi ibindi bigo birarangiye. Nuko urukundo rero nk'imbuto ya mbere iteye, ariyo Imana cyangwa se umwuka w'Imana ubwo yanyuze muri Pawulo arimo arandikira Abagalatiya, uko yayimusobanuriye, uko yabandikiye ababwira, yababwiye ati bakwiye kwera imbuto z'umwuka wera, imbuto za kamere abanza kuzirondora mu mirongo ibanziriza umurongo wa 22, noneho ageze ku murongo wa 22 atangira avuga ati imbuto z'umwuka wera zo nizi, iya mbere ni urukundo, ari narwo twarebagaho. Iyi mbuto y'urukundo rero igaragara ko umuntu atakwiriye kuyibona, kuyakira cyangwa se kuyihabwa nk'uko ari impano umuntu ahabwa, ngo twabibonye mu Baroma ibice 5 umurongo wa 5, ubundi angayiturize. Abakeneye nyuma yaho kuyikoresha, abakeneye nyuma yaho kuyibyaza umusaruro, abakeneye nyuma yaho kuyagura, kurushaho kuyiteza imbere. Abigishwa ba Yesu nibo umunsi umwe bigeze kumubwira ati mwami rwose twemerere utwongerere kwizera, dukeneye kutwongerera kwizera, turabona kwizera kwacu kudafatika. N'abafite urukundo rero bahora basaba Imana kugira ngo ibongere kwizera, nk'uko Pawulo tubibonye ubwo yandikiraga Abafilipi igice cya mbere umurongo wa 9 yababwiye ati murambasabira kugira ngo urukundo rwanyu rutaguma gutyo, ahubwo rubashe kugwiza ubwenge kandi mubashe kumenya kose mu kugire. Ntago
abafitiye imbuto y'urukundo cyangwa se abashaka kwera imbuto z'umwuka wera bituriza ngo bumve ko ibyo bamenye bihagije, ahubwo barushaho kugira umwete wo kugira ngo zibashe kurushaho gukora, bazisabire, bazisengere, bahore bazingingira Imana, zibashe gukura, zizamuke, zigwize, zibe nyinshi nk'uko umwami Yesu Kristo yavugaga ati nabashyiraho kugira ngo mwene imbuto kandi imbuto zanyu zihoreho. Ishami riri kuri njyewe ndyanganyaho amahage kugira ngo ryere imbuto zirushaho kuba nyinshi, icyo ni cy'umwami wacu Yesu Kristo nk'uko yabivuze. Iyo turi muri we koko tubasha kwera imbuto, nk'uko ntabwo twabyishoboza, ni umwuka wera ubidushoboza, ariko akatwanganyaho amahage. Abashaka yuko duhora tumusaba, turi hafi ye, tumwinginga kugira ngo atwanganyeho amahage, tubashe kwera imbuto zirenga izo ngizo. Ufite urukundo abasha kwera, urukundo rwo rubasha gukura. Nimba hari abantu wumvaga udafitiye urukundo, ubasha kugeraho urukundo rwawe rubasha no gukunda n'abanzi bawe. Natwe Imana yaradukunze, dukunda turi babi, bigera naho iza kuducungura tutabishaka. Abayirwanyaga, abatarashakaga kwimaniza, abatarashakaga nuko gucungurwa, bumvaga ko hari icyo bibamariye, abo ngabo niyo yaje gucungura. Natwe rero n'umwanzi wawe ukamukunda bikarenga aho wumva ko umuntu ari umwanzi wawe, ahubwo ukamenya ko umwanzi ari umwe gusa, ari Satani. Ufite urukundo ntago areba mugenzi we ngo amwite umwanzi we, ahubwo amubonamo, kubera rwa rukundo amubonamo ya shusho y'Imana. Imana yaremanye umuntu uwo ari we wese, ubundi akavuga ati iyi shusho y'Imana niyo Yesu Kristo yaje gupfira. Ntabwo ikwiriye ko iguma gupfa gutya cyangwa se ngomeza kumurakarira ngo yankoreye nabi, yamvuze nabi, yanekereje nabi, yampombeje ku kintu runaka nashaka kugeraho. Ahubwo urukundo rurenga ibyo byose, nk'uko Pawulo yarusobanuye yandikira Abakorinto urwandiko rwa mbere mu bice 13. Birenga ibyo byose, rukabyihanganira byose, rukabibabarira byose, akumva ko umuntu ari nka mugenzi we, akamukunda nk'uko Imana yadukunze, ikavuga ati ndemera mbapfire nubwo baba batabishaka, nubwo baba batabizi, nubwo baba barampemukiye, nubwo baba baranyaze, nubwo baba batamfitiye urukundo, ariko ndemera mbakunde njye kubacungura. Natwe nicyo ngicyo Imana iduhamagarira, imbuto y'urukundo. Rero Imana ishaka yuko natwe buri umwe ari we wese tumugira urukundo, tukarenga ikibi dushobora kumubonaho yakoreshwa n'umwanzi. Nk'uko umwami Yesu Kristo ubwo Petero yamubwiye ati ntabwo bikwiriye yuko watama ngo ujye gucungura umuntu, yamubwiye ati ntaho kubwira Petero ati ni wowe mbona ufite ikibazo, ahubwo yaramubwiye ati mva inyuma Satani, kuko Satani niwe wari uhagurukiye kuza kurwanya umwami Yesu. Aravuga ati mva inyuma Satani, uri muri Petero. Petero we nta kibazo yari afite, ahubwo imbaraga za Satani zari zimwinjiyemo, nizo zatumye avuga ibyo atazi neza. Imana rero ishimwe. Urukundo turuvuzeho mu mwanya mutoya, mu magambo makeya. Reka iyi mbuto y'umwuka wera turusheho kumva ko ari idushoboza kwera n'izindi mbuto zose. N'ubundi ni ibisanzwe, amategeko, ijambo ry'Imana rirabitubwira, amategeko yose yururukira ku rukundo. Ababajije umwami Yesu tuti mbese dukora iki kugira ngo turagwe ubwami bw'ijuru cyangwa turagwe ubwami bw'Imana? Yarabwiye ati mu mategeko nta kindi kirimo, kunda Uwiteka n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'ubugingo bwawe bwose, n'ubutunzi bwawe bwose. Nyuma y'uko ukunze Uwiteka, noneho ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nta rindi tegeko risumba ayo ngayo. Itegeko rya mbere cyangwa se itegeko rishoboza umuntu gusohoza andi mategeko yose ni urukundo, arirwo naryo igaragara ko ariyo mbuto nanone ya mbere y'umwuka wera. Ufite iyi mbuto byumvikanisha yuko n'amategeko aba yayasohoje, nk'uko twabibonye mu nyigisho ibanza, aho twabonye yuko umumaro wa mwuka wera mu buzima bwacu nuko aza kudushoboza gusohoza itegeko ry'urukundo. Mwuka wera nta kindi kintu yatumara mu buzima bwacu uretse kudushoboza kwera izi mbuto, arizo iya mbere ariyo y'urukundo, noneho tugasohoza ya mategeko y'urukundo tutabashoboraga kubasha gusohoza tukiri muri ya kamere yacu, ya kamere ipfa, ya kamere ya kera. Imana ishimwe rero. Reka dushimire Imana kubw'iyi nyigisho twumvishe, twongeye kumva urukundo ko ari cyo kintu cy'ibanze cyangwa se gihagarara ibindi byose. Utagifite atakibeshya ko ashobora kuzaraga ubwami bw'Imana, utagifite atabeshya ko hari indi mbuto yose y'umwuka wera yakera, kuko izindi zose zishingiye ku rukundo. Ntiwabeshya ngo mbasha kwihangana nta rukundo ufite, ntiwabeshya ngo mfite ibyishimo nta rukundo ufite, ntiwabeshya ngo uri umunyamahoro nta rukundo ufite, ntiwabeshya ngo ugwa neza nta rukundo ufite. Urukundo niyo mbuto igushoboza umuntu we wese kubasha no kwera izindi mbuto. Dushimira Imana rero kubw'uru rukundo. Imana ikomeze irutugwirize, buri umwe wese arushaho kugira umwete wo gusaba Imana kugira ngo
irumwongerere kugira ngo azabashe gusohoza amategeko, azabashe no kwera izindi mbuto zose kuko zishingiye ku rukundo. Uwiteka uri Imana nziza, tugushimiye kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye wo kongera kugutega amatwi. Iyi nyigisho ivuga ku rukundo ni imbuto yawe, nta handi twayikura uretse kuyihabwa iturutse kuri wowe. Ni impano koko watugeneye ubwo twakiraga umwami wacu Yesu Kristo. Turakwinginze rero ngo uyitugwirize, ibashe natwe kutwerera kwera izindi mbuto nyinshi uko bwije n'uko bukeye, ihore yunguka, ikore ikungukira mwami, kuko twebwe hari igihe tutanamenya ko ikeneye yuko ukungukira, ariko ihore ikungukira, haboneke benshi bakizwa mu buzima bwacu, mu byo dukora byose, mu byo dutekereza byose, mu byo tugambirira, hahore hagaragaramo urukundo rwawe, kuko nta handi hantu twarukura. Inkunda z'izindi turazizi ni kuri Data, yaba iz'umubiri w'umuntu, yaba ni kuri Data izo dukunda abavandimwe n'iz'ababyeyi bakunda abana babo, ariko izo ngizo ntabwo arizo tugusabye umwanya nk'uyu. Turakwinginze ni kuri Data ngo dukwirize uru rukundo rwawe rw'uwaduhaye ubwo twakwakiraga, kugira ngo natwe tubashe gukunda abantu, tubashe ni kuri Data kubitangira, tubashe gukora icyo ushaka, kuko nirwo rukundo nawe wadukunze, maze kubw'ubushake bwawe uza kuducungura kugira ngo wongere wiyunge natwe, wongere wiyunge n'umuntu kubw'umwami wacu Yesu Kristo, igitambo yemeye gutanga. Icyuburo n'ikibi cyawe, hari n'abatari bamenyera urukundo rwawe, hari n'abatari bakwizera, nabo twongeye kubasabira muri uyu mwanya imbabazi zawe zongere ni kuri Data zibagereho, maze ni kuri umwuka wawe yarabasange, abamenyesha urukundo rwawe rw'abakunze, nabo bimenyesha ko bakwiriye ni kuri Data kugukunda, bakwiriye no gukundana bagenzi babo, nk'uko itegeko rya mbere ni kuri Data ari kugukunda tugakundisha ibyacu byose, maze irya kabiri tugakunda bagenzi bacu. Ni kuri Data nta rindi tegeko risumba ayo ngayo, nibyo twongeye kugusaba natwe kugira ngo dushoboze tubashe guhorana urukundo rwawe nk'urwadukunze. Icyubahiro n'ishimwe n'ikuzo nibikomeze kuba ibyawe none n'iteka ryose, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo dukomeje kugushimira kubyumvise kandi kubikoze. Amen.